ne kuri TFZ Rwanda aho tugiye kurebera hamwe noneho structures zigize C programming ni ibice by'ibanze bigomba kuba byibuze muri programme ya C programming. So ni ukuvuga ngo twarebye muri video ishize uburyo ushobora kuinstalla ya IDE ya CodeBlock. So reka turaninge programme yibanze kugira ngo mbashe gusobanura izi structure ukuntu zigenda zikurikirana turebera kuri iyo program iri default muri CodeBlock. So urabona CodeBlock yanjye maze kuyifungura ngiyi. First of all, ikintu ugomba gukora urabanza creating a folder uyita uko ushaka ariko umenye gusa ahantu iherereye. Njyewe iyanjye nayise C, iri kuri desktop. Then ndafungura CodeBlock yanjye ndazana kuri create new project ndaselectinga muri no menu hano ndahitamo console ndahitamo console application and go next. Programming language ni C. Next project title yanjye ndayita test. Urabona ya folder yanjye naje gucreatinga kugira ngo nyinsatinge hano naciye kuri kano kantu urakandaho rimwe bituza kuri desktop aho iherereye. Urabona yanjye ko ariho iri, nawe urahita ufitamo aho yawe iherereye selecting rimwe ukanda open right cya muri iyo path ukore next then ukande finish nta kindi kintu hindura. Uhite uza hano muri source ukande hano kuri kano ga flash double clicking kuri main. So izo structure rero ni structure eshanu zigomba kuba ziri muri program ya C programming arizo preprocessor commands, functions, variables, statement and expressions, then na comment. Reka dutangire rero ku ya mbere yiswe preprocessor command. Preprocessor command ni iki? Preprocessor command ni ibwira compiler ku including a file ya stdio. Ni ukuvuga ngo iyo processor command iyo utangiye compilation ibwira compiler kugira gute ku including ino file kugira ngo program ijye ku yindi next level ariyo ya execution none ya program. Execution ya program nayo niyo iboneka hehe? Iboneka muri function yihe muri function. No kuvuga ngo hari function uburyo bwinshi, hari function nyinshi zitandukanye ariko ni hano muri main function. I main function niyo niki iyo ikora iki? Executinga niho execution ya program itangirira. Niho execution ya program itangirira. Reka nongere mbiraningura ngo tugaruke dukomeze. Ndaza kubabwira impamvu y'umu birapfa gutyo nuko bakoresha Mac ariko ndakeka ku bandi bakoresha Windows computer nta kibazo gihari. Ndaza kubereka impamvu abakoresha MacBook ariko. So reka tukaba tugeze kuri main nari mvuze ngo ni function aho naho program itangirira kuba executed. Niho program itangirira kuba executed. Reka kano tukirengagize ndaza kubasobanurira impamvu yako abakoresha MacBook cyane. So naringize hano muri main nari mvuze ngo niho program itangira kuba executed. Then hano ubwo iyo ni function. Ubwo turareba variables rero nazo nayo nindi function mu rugero hano ino printf yo ikora iki? Igira gute? Ni function nayo ariko igufasha ku displayinga message cyangwa ku displayinga nk'iri jambo hello world ku displayinga kuri screen yawe. Sinzi niba mwibuka neza. Okay, reka ne gusubira inyuma cyane just mbibereke hano for just explanation. Urabona nk'iyi website ndakora reka tuvuge wenda Control T, reka mfungure hano wenda ino website wenda Google. Nimfungu kanze mbereke hano urabona just a moment.
yeah. Naho ino browser itari kumwe ibyo ushaka kwerekana. Bon, icyo nashaka kwerekana gusa ni urabona twebwe kuri home page tureba work iri yarangiye, tureba en fait kanze mbirebe hano uko ndi bubibone. Kandebe okay, hano ndabibona. Ni ukuvuga ngo urabona nk'aha ngaha ibi ni ibintu umuyuza cyangwa se umuntu uri ku browsing atashaka gusobanukirwa ibyo ari byo. Urabona nk'izi ni ibi bintu byose ni nkaho biri muri behind the scene, nibyo biri gutuma tureba ino page gutya hano. Nizi codes zose ziri aha ngaha. Ni ukuvuga ngo iyi main function rero, iyi main function, iyi printf function, nubwo iyi printf function yanditse nk'uko tubireba hano, reba bino bintu byanditse hano like ni ibi bintu biri behind the scene, ariko nituramuka turaninze ino program, iki ijambo turi buze kubona gusa turaza kureba ijambo hello world. So ni ukuvuga ngo iyi variable rero niyo yabaye yadufashije gukora iki, ni variable function ya printf yadufashije gukora iki, ku displayinga iyi jambo hello world kuri front page nkuko turi buze kubireba mu kanya. Ubifate ko iri jambo rya hello world ryanditse nko muri aya makode, ariko nituza kuriraninga turaza kureba nkuko tureba ino page gusa. Urabona ko turi kureba page isobanutse itarimo ibintu byinshi bikoroganye, ariko urebe hano inyuma nta nubwo wasobanukirwa ibyo ari byo, ariko urebeye hano biroroshye cyane kumenya gusobanukirwa ibyo ukeneye. Iyindi turebera hamwe naho ni comment nayo tukangaruke hano. Comment nayo comment hano ikindi kigize navuze ni comment nayo nuko hano idahari, ariko reka ngerageze kuyishiraho. Okay, reka nze mbanze nsobanura impamvu, mbanze nkureho kano kantu kugira ngo ibyo nsobanura bize gusobanuka neza. So aka kantu karimo karaza ku bantu bakoresha MacBook. Ugiye kuraninga, nujya kuraninga iyi program yawe ntabwo iri buze gukunda, kubera ko biraza kuba biterwa n'ikintu kimwe. Reka nongere nyiraninge hano. Sorry for taking all this time. Reka nze bisobanura nanabivaho tugenda ku bindi. Ni ukuvuga ngo console, ibi ni ibisanzwe, C niyo dufite. Let me just send it. Next, finish. So ngaruke hano, nari maze gusobanura iyi ngiyi, nari ngeze kuri comment nayo ni gute ushaka gushira comment muri program yawe. Urabona ushaka kwandika ukabera ugashyiraho ako kamenyetso ka asterisk, then ukandika mu rugero. Ni ukuvuga ngo urabona iri jambo ririmo hano, iri jambo ni comment. Nuba uri kuraninga ino program, compiler ntabwo iri buryiteho, irabara nkaho nta kintu cyanditse aho ngaho. Kubera iki? Kubera ko ni comment iri between utu tuntu tubiri. Ijambo ryose riri between utu tuntu tubiri ribarwa nka placeholder iri empty. Iri jambo ririmo hano hagati nta kintu compiler ibyitaho. Then noneho iyindi cya gatanu rero ni iyi
return. Iyi return ni terminating a main function. No kuvuga ngo terminating execution ya program iba yatangiriye hano kuri main function iri kuba executed. Yigeze kuri ino stage ya return terminatinga iyi function returninga value iri hano. Shaka returninga 0 cyangwa se returninga iyindi identifier cyangwa tuzabireba, ariko iyo ikora iki terminatinga gusa execution y'iyi program yatangiye hano iba executed. So ndakeka bisobanutse. Bidasobanutse wambaza muri comment cyangwa se kuri email. So reka turebe rero ibyo nashaka gusobanura. Nk'ubu ngubu ngiye gukora iki build and run cyangwa se run iyi program, ntago iri bukunde bitewe n'iki ntago iri bukunde bitewe ndareka nkore build and run. Urabona ko hano impaye, sinzi ko ibintu muri bashe kubireba ni dutoya cyane. Urabona ko hano impaye error kubera iki, nicyo ngiye gusobanura ku bantu bakoresha MacBook. Urabona ni ukuvuga ngo hari iyo compiler nahoze mvuga mbere yinsertinga including ino file ya stdio. Njyewe muri MacBook ntago ngiye nigeze nyinstalla kubera iki, itwara space nini kandi abakoresha Mac murabizi space biba ari ikibazo. So nimba ushaka kuyinstalla rero wowe ukaba uri guhura n'iki kibazo, yikwereka just uburyo ushobora kubikora. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuinstalla iyo compiler yawe muri MacBook yawe, urafungura ya terminal bisanzwe ni iyi ngiyi, then urandikamo xcode space uturongo tubiri select. Numara kwandika select ukoresha space nanone ongera ushyireho uturongo tubiri install, ukande enter. Ni ukuvuga ngo nayanditse nabi, ntago harimo imirongo ibiri, ni akarongo kamwe. Hano ni umurongo umwe select then space ugashyira uturongo tubiri install, ugatukanda enter. Iyo ukanze enter urabona ko ihise ikuzanira option ya installation, witukanda install. Wamara gukanda install ugategereza download ikarangira, then ukinstalla. Then yamara kuba installed, imaze kuba installed, nicyo gihe uzagaruka hano rero ukongera ukaraninga. Iyi program iraza gukemura akabazo, ariko njyewe ntago nshaka kuyishyira muri computer kubera iki, itwara space nini kandi ndashaka ku savinga space. Niyo mpamvu rero njyewe ngiye gukoresha iyo tool yindi ya compiler ariko online. Nani link yayo ni iyi ngiyi. Nawe niba udashaka ushaka savinga space yawe wakoresha iyi compiler iri online, link yayo ni iyi ngiyi. So niyo iyi ngiyi hano rero njye namaze kuyifungura na ya program namaze kuyishiramo. Ikintu uri bukore rero ni iki, ni ukuvuga ngo ya program ushobora kuza kuyikopinga ukayinsertinga hano cyangwa se ukayandukura, biraterwa nuko ubishaka, ariko irimo. Njye nayishizemo hano. So rero ibyo nangiye gusobanura sasa, navuze kare nerekana ibintu biri inyuma hano, ibintu biri inyuma ya program nibiza imbere umuyuza abona. So ninza hano no kuvuga ngo urafungura iriya website, irafunguka ni gutya. Nimara gufunguka gutya bintu ushatse wabirekera cyangwa ukabikura, ngenda bikora kuko ni comment. Urabibona ko iri between twa tuntu naberetse twa comment, ntacyo bivuze rero. So uraza ya program uyizana uyishire hano cyangwa se ukoresha iyi ngiyi, biraterwa nuko ushaka, ariko urabona ko yose ni imwe. Icyo ndi bwongereho hano ndashiraho comment kugira ngo tuze kureba uburyo ikora. Mite mfunga iyo comment. Oya ndabanza kano, ndabanza
reka mfunge hano. Noneho ngiye kuraninga iyi porogaramu turebe. Nzamure hano kugira ngo tuze kubireba hano. Ndakora run. Nibagiwe hano. Urabona ugomba guselectinga language ukoresha. Niba ari C, niba ari C++, niba ari iyindi yari yose, ariko twe dukoresha C, then ndaselectinga C. Compile ibashe kuraninga. Urabona bikanze gatoya. Just a moment. Reka nanone ndaraninga hano. Okay. Urabona ya jambo hello world niryo jambo turi kubona hano. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose ntabwo tubikeneye, ntabwo dukeneye kubireba. N'ibi byose ibyo ni ibindi by'abantu. Abo ni aba back front baba bakoresha, ariko front user rero abo ni aba back end, aba front end user bo baba bakeneye kureba gusa work yarangiye. So ni nk'uko rero wafungura browser yawe ukareba gusa ukareba hello world, ariko biri behind kugira ngo ino hello world ibe displayed. Izi code ziba zirimo hano. Ndakeka structure isobanutse. Turagaruka vuba rero turebera hamwe syntax za C programming. Murakoze naha vuba cyane.